guhaye ikaze. Twinjiye mu isomo rishya igice cya gatatu muri gahunda ya twiga ikinyarwanda. Iki ni igice cya gatatu tugiye kureba intego z'amazina y'urusobe. Sobanukirwa n'ururimi rwacu. Rwankeri ni ru a indomo ku nkeri nta ihari, indanganteko ni na, inkeri, udukeri, bukeri, keri. Rw'imiyaga ni kuriya biri gukorwa, ni ru a imiyaga, indomo irahari kuko dufite rwi, indomo ni i imiyaga minini miremire migari migufi, indanganteko ni batoza mu Rwanda tuba kushinga kurwana, ndetse n'izina ishyaka byishyize hamwe bigakora umurwanashyaka. Ubwo rero mu yandi magambo harimo amagambo abiri, harimo umurwana hakazamo n'iki n'ishyaka. Kugira ngo ushaka intego z'iri jambo rero nuko ubanza ugashaka uturemajambo, urabanza ukayacamo ibyo bice bibiri, hanyuma ugashaka akaremajambo ka buri ubwoko bw'amazina aciye akarongo. Mu murwana nikurikira urwego rw'ubutegetsi nyubahirizategeko narwo rugabanyijemo amashami menshi atandukanye. Mbega mama ijambo ubutegetsi izina y'urusobe, kugira ngo rero ubashe gushakira intego cyangwa se uturemajambo izina ry'urusobe, nkuko nabikubwiye ugomba kumenya ubwoko bw'iryo zina. Ese iryo zina ni mu buhe bwoko bw'amazina y'urusobe? Amazina y'urusobe rero arimo amoko atandatu, nanditse atanu ariko ni atandatu. Hari izina ry'inyunge, hari izina ry'urujyano nshinga, hari izina ry'akabimbura, hari izina ry'umusuma, hari izina ry'impindurarwego, hari n'amazina ahujwe n'ikinyazina cy'intera. Witwa Language Booster TV nongeye kuguha ikaze ku muyoboro wacu, umuyoboro wo kwigisha indimi zitandukanye, icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Niba uri umunyeshuri wiga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level cyangwa se O level, cyangwa se ukaba uri umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye icyiciro cya kabiri advanced level, cyane cyane mu mashami ya LFK, amashami y'indimi, nguhaye ikaze. Kandi niba uri umurezi muri icyo byiciro, cyangwa se ukaba uri umuntu ukunda ururimi rw'ikinyarwanda ko wifuza kumenya byinshi kuri rwo, nguhaye ikaze. Twinjiye mu isomo rishya igice cya gatatu muri gahunda ya twiga ikinyarwanda. Iki ni igice cya gatatu tugiye kureba intego z'amazina y'urusobe. Sobanukirwa n'ururimi rwacu hamwe na Language Booster TV. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani. Hari igihe bijya biba ngombwa ko usabwa mu kizamini ugahura n'ikibazo nk'iki ngiki, bavuga ngo shaka uturemajambo tw'amagambo aciye akarongo, bakaguha ijambo umunyarwanda, ugasanga bikubanye isobe, birakugoye kuba wabikora. Bakaguha ijambo umutegarugori, ni ijambo rirerire ku buryo kwisesengura bishobora kukugora uramutse utabyize kandi ubyitondeye. Aya magambo nk'aya, amagambo amazina y'urusobe, niyo tugiye kurebera hamwe mu isomo ry'uno munsi. Ikaze ku muyoboro wa YouTube channel witwa Language Booster TV, kandi ndakurarikira gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo nk'aya ngaya y'ingenzi. Uyu ni umuyoboro kwigisha icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Ubwo rero ikaze ku rwego rwose waba uriho, waba uri umutangizi, waba uri umuntu umaze gusobanukirwa n'izi ndimi, amasomo ahuje n'urwego uriho yose urayasanga. Murarikiye kureba ibice byatambutse by'iki kiganiro. Igice cya mbere twarebeye hamwe amoko y'inshinga, hanyuma igice cya kabiri turebera hamwe intego z'inshinga, uturemajambo tw'inshinga z'imbundo. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe uturemajambo tw'amazina y'urusobe. Ushobora kutwandikira ukaduha icyifuzo cyangwa igitekerezo ndetse inama, ukanabaza ikibazo wanditse muri comment. Ushobora no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri iyi screen uri kureberaho ino video. Iyi video ije ari nk'icyifuzo kubw'icyifuzo cy'umuntu umwe watwandikiye adusaba ko twayimutegurira. Nawe ushobora gutanga icyifuzo cy'isomo wifuza kwiga muri rurimi rw'ikinyarwanda, igiswahili cyangwa se icyongereza. Iyo video yahita itegurwa kandi ikakugezwaho nk'uko ubyifuje. Twibuke ko turi hano ku bwanyu kugira ngo tubafashe. Nawe wibuke gukora subscribe kugira ngo utazajya ugira isomo na rimwe ucikwa naryo.
nguhaye ikaze rero tudatwaye igihe reka dutangire. Hari ubwo mu kizamini ubazwa ibibazo nk'ibi ngibi. Vuga ubwoko bw'amazina aciye akarongo mu nteruro zikurikira. Urwego rw'ubutegetsi nyubahirizategeko narwo rugabanyijemo amashami menshi atandukanye. Mbega mama, ijambo ubutegetsi ni bwoko ki? Ni izina bwoko ki? Mu nteko hagaragaramo abanyarwandakazi batari bake. Abanyarwandakazi se ni bwoko bw'ijambo, ni bwoko bw'izina. Inzirakarengane se ni bwoko bw'izina. Cyangwa bavuga ngo tahura amazina y'urusobe ari muri izi nteruro uyaceho n'akarongo. Ikibazo nk'iki ngiki wagikora ute? Cyangwa se bakavuga ngo garagaza uturemajambo n'amategeko y'igenamajwi yubahirijwe ku magambo atsindagiye, cyangwa se amagambo y'umukaratsiri. Igenamigambi, iterambere, abanyamahanga, indangagaciro. Aya magambo ukaba wayashakira uturemajambo kandi ugatangara amategeko y'igenamajwi. Rero iyi myitozo yaduhura nayo, ariko ndagira nkubwire ngo iri somo riraza gusoza iki kizamini bakiguhaye wagitsinda ukacyuzuza. Turaza kurebera hamwe ubwoko bw'amazina mu Kinyarwanda. Turarebera hamwe amazina mbonera ndetse n'amazina y'urusobe. Turaza kurebera hamwe amoko atandukanye y'amazina y'urusobe, bityo bitubashishe kwinjira mu kureba uburyo washaka intego za buri bwoko bw'izina ry'urusobe. Ndagira nkubwire kugira ngo ubashe gushaka uturemajambo tw'izina ry'urusobe nuko ugomba kubanza kumenya ubwoko iryo jambo iryo zina riherereyemo. Ese mama ni izina bwoko ki? Turaza kureba hamwe amoko y'amazina y'urusobe, turebe n'uburyo ayo moko yombi ashakirwa uturemajambo. So nguhaye ikaze rero mu isomo rya none. Niba utarakoze subscribe bikora aka kanya, kandi usangize video bagenzi bawe mwaba muhuje icyifuzo nk'iki ngiki. Uri umunyeshuri ukaba uri kureba video yacu, wasangiza na bagenzi bawe ko Language Booster TV ari umuyoboro ushobora kwigiraho amasomo nk'aya kandi abafasha. Rimwe na rimwe usanga abarimu banayigisha batayumva, ugasanga bisoje koko biba bikubereye urusobe. Ariko ndagira nkubwire ngo hamwe na mwarimu Eric Bunani, hamwe na Language Booster TV urasoza iri somo ubasha gukora ibibazo nk'ibi ngibi. Dutangira rero, amazina y'Ikinyarwanda agabanyijemo amatsinda abiri hashingiwe ku miterere y'uturemajambo n'intego zayo. Dufite amazina mbonera, tukagira n'amazina y'urusobe. Amazina mbonera ni amazina aya ni amazina yoroheje, ni amazina agizwe n'uturemajambo dutatu tw'ingenzi turanga izina mbonera. Uko turemajambo ni indomo, ni indanganteko ndetse n'igicumbi. Izina uzasanga rifite uko turemajambo dutatu ritaturengeje, ujye umenya ko ari izina mbonera. Ingero, dufashe igitebo. Indomo ni i, igitebo kinini kirekire kigufi kigari. Indanganteko ni ki, igitebo, ibitebo, agatebo, udutebo, igicumbi ni tebo. Urabona ko nta tegeko dufite, iyo ni izina mbonera. Urwego, indomo ni u, urwego runini rurerure rugari rugufi, indanganteko ni ru, hanyuma urwego, icyego, ibyego, akego, igicumbi ni igice kidahinduka ni ego, ari nacyo gicumbi. Rero urabona kugira ngo dutange itegeko dusobanura urwego, u igomba guhinduka wa igihe iri imbere y'inyajwi. Ayo ni amazina mbonera. Twumvikanye yuko amazina mbonera ari amazina yoroheje afite uturemajambo tutarenze dutatu, kabone nubwo hari aho wasanga katagaragara, ariko byibura ushyira akamenyetso kerekana ko kakagombye kuba gahari. Ariko ntiturenge dutatu, aba yitwa amazina mbonera. Ku rundi ruhande rero dufite amazina y'urusobe. Amazina y'urusobe ni iki? Izina ry'urusobe ni izina rigizwe n'amagambo arenze rimwe cyangwa rifite uturemajambo turenze dutatu. Ushobora kuba ari izina rigizwe n'amagambo arenze rimwe, ugasanga ni amagambo abiri yishyize hamwe agakora izina, bityo n'uturemajambo tugize rya zina ry'urusobe bigahita turenga utwa tundi tumaze kubona twibanze dutatu. Ntabwo riba rigifite indomo, indanganteko n'igicumbi, ahubwo usanga turenga. Ibyo rero ntabwo riba ryitwa izina mbonera. Ni ukuvuga ko rero iryo zina rishobora kugira indomo zingahe? Ebyiri. Rishobora kugira indanganteko ebyiri, rishobora kugira ibicumbi bingahe? Bibiri. Kuba ko ni amagambo abiri yishyize hamwe kandi buri rimwe ryose ryari rifite intego yaryo. Dufashe urugero, umutegarugori harimo amagambo abiri. Harimo umutega bituruka ku nshinga gutega,
harimo n'izina urugori. Ayo yombi ni amagambo ushobora gushakira uturemajambo. Ubwo rero tuzasesengura gute? Umutega turanza tuyishakire uturemajambo. Dufite indomo ni u, umutega muremure mugufi mugari, indanganteko ni mu. Ubwo umutega bituruka ku nshinga gutega. Ubwo kugira ngo dushake uturemajambo tw'umutega, dushaka igicumbi cy'umutega, turanza dushingire ku nshinga gutega. Mwibuke ko nabigishije gushaka uturemajambo n'ibicumbi by'inshinga by'inshinga z'imbunda. Umutega rero bicuka ku nshinga gutega, kubera ko ari inshinga ndende tushyira mu mitakare, tushyira mu ntegeko, tuvuga ngo tega. Tuvuga ngo tega, hanyuma dukureho umusozo a, dusigarana agace gasigaye karaba kitwa igicumbi. Ubwo rero umutega igicumbi cyayo ni teg, hanyuma umusozo a. Hanyuma ubwo turangije ikijyanye n'umutega, tugiye kureba urugori. Urugori umusanzu muri kamere y'urugori igira indomo u, ariko mu by'ukuri bitewe n'ukuri ijambo ryanditse indomo yazimiye. Turandika kari akamenyetso kagaragaza ko indomo yagahumbye kuba ihari ariko ikaba itari kugaragara. Hanyuma urugori rurerure rugufi rugari, indanganteko ni ru. Hanyuma urugori, ikigori, ibigori, akagori, igicumbi ni gori. Urabona rero ko iri jambo rifite uturemajambo twinshi turenze utw'izina mbonera, niyo mpamvu ryitwa izina ry'urusobe. Umunyarwanda u, mu, harimo akabimburanya, hanyuma harimo amagambo abiri, umunya ndetse n'u Rwanda. Bifite u, mu, nya, hanyuma u Rwanda, u yatakaye, indomo u yatakaye, u Rwanda runini rugari rurerure, indanganteko ni ru. Hanyuma u Rwanda tuka nshinga kwanda, ibyo tubimenye, hari amazina akomoka ku nshinga. Rero u Rwanda tuka nshinga kwanda. Kwanda rero turategeka tuvuge ngo anda, umusozo tuwishyire inyuma tuvuge a. Rero ko ayitwa amazina y'iki y'urusobe. Tugiye kurebera hamwe amoko y'amazina y'urusobe kugira ngo rero ubashe gushakira intego cyangwa se uturemajambo izina ry'urusobe. Nkuko nabikubwiye, ugomba kumenya ubwoko bw'iryo zina. Ese iryo zina ni mu bwuhe bwoko bw'amazina y'urusobe? Amazina y'urusobe rero arimo amoko atandatu, nanditse atanu ariko ni atandatu. Hari izina ry'inyunge, hari izina ry'urujyano nshinga, hari izina ry'akabimbura, hari izina ry'umusuma, hari izina ry'impindurarwego, hari n'amazina ahujwe n'ikinyazina ngenera. Ntabwo ari ngerera, ni ngenera. Yes, aya niyo moko tugira mu mazina y'amazina y'urusobe. Kugira ngo ubashe kumenya kugira ngo ushake uturemajambo tw'ayo mazina rero, ni uko ugomba kuba wamaze gusobanukirwa buno bwoko. Subiramo: izina ry'inyunge, izina ry'urujyano nshinga, izina ry'akabimbura, izina ry'umusuma, izina ry'impindurarwego, n'izina rihujwe n'ikinyazina ngenera. Ayo niyo matsinda atandatu tugira y'amazina y'urusobe. Tugiye kurebera hamwe no matsinda uko ateye n'uburyo ashakirwa uturemajambo. Komeza udukurikirane urebe video yose kugeza ishoje, uraza gusoza aya mazina yombi ushobora kuyashakira intego ndetse n'uturemajambo. Reka dutangire n'igice cya mbere, izina ry'inyunge. Izina ry'inyunge ni izina rigizwe n'urwunge rw'amazina abiri yishyira hamwe agakora izina rimwe rifite inyito yihariye, rifite ubusobanuro bwihariye butandukanye na ya magambo agize iryo zina. Nuvuga tuvuze iki? Ni izina wongeyeho izina bikora izina rimwe. Icyo wenda bifata utyo. Dufite izina rya risanzwe rizwi, turiyongeraho n'irindi zina rya risanzwe rizwi, ariko bikorera izina rimwe rifite ubusobanuro butandukanye na ya mazina yombi uko ari abiri. Ntabwo riba rifite ubusobanuro bw'amazina abiri, ahubwo riba rifite izina rikora izina rimwe rifite inyito yihariye. Dufate urugero. Twaba dufite izina itegeko, ni ijambo risanzwe rizwi. Dufite n'izina iteka. Nitubihuriza hamwe birakora izina ryitwa itegeko teka, kandi itegeko teka ni irindi zina rifite ubusobanuro bitandukanye n'itegeko, bitandukanye kandi n'iteka. Itegeko teka. Niba dufite imvugo shusho, kwa dusanzwe dufite izina imvugo twongeraho ishusho bibyara imvugo shusho. Aya yitwa amazina y'iki? Y'inyunge. Yombi ni amazina abiri tuba twunze hamwe bigakora izina imvugo shusho. Inyandiko mvugo. Inyandiko mvugo. Dufite inyandiko, dufite n'iki? N'imvugo. Yes. Inyandiko ndetse kongeraho iki? Imvugo. Bikabyara iki? Inyandiko mvugo. Hari n'ayandi menshi. Aya mazina rero agira uturemajambo dutandatu. Ni ukuvuga ngo iki? Ni indome ebyiri, ni indanganteko ebyiri, ni ibicumbi bibiri.
hari akaremajambo utabonyemo ukagaragaza ukoresheje kari akamenyetso kagaragaza ko indomo cyangwa se ako karemajambo katagaragaye. Hanyuma ukibuka ko amagambo hari amazina aba afite amamoko, aba afite inkomoko ku nshinga. Nakubwiye yuko uturemajambo igicumbi cy'iki ayo mazina agira indomo akagira indanganteko, hanyuma wagera ku gicumbi ukagishaka ukurikije uko bashaka igicumbi cy'inshinga yatukomotse. Nuvuga ngo ayo mazina ibicumbi byayo biba bisa neza n'ay'ibicumbi by'inshinga akomokaho. Hanyuma ayo mazina akagira n'iki n'umusozo. Yes, reka turebere hamwe ingero z'uburyo washaka uturemajambo tw'aya mazina. Dufite itegeko teka, dufite muri ijambo itegeko tukagira n'iteka. Indomo ni i, hara nibeshye, indomo ni i, indanganteko ntigaragara, igicumbi ni tegeko, tegeka, hanyuma umusozo ni o. Muranyihanganira hano haraburamo akaremajambo kameze nk'aka ngaka kagaragaza ko katagaragaye. Indanganteko ntiri kugaragara. Itegeko teka, itegeko indomo ni i, indanganteko ntigaragara, itegeko ni tegeka, tukakunshinga gutegeka, hanyuma umusozo ni o. Hanyuma tucubiye kwiteka, indomo ntigaragara, indanganteko ntigaragara, hanyuma igicumbi ni iteka, ni teka, iteka, igiteka, ibiteka, gateka, teka. Ubwo ntago ikomoka ku nshinga guteka, iyo biza kuba bikomoka ku nshinga guteka iriya a twari kuyishyira ukwayo. Ku rundi ruhande dufite imvugo shusho. Harimo ijambo imvugo, harimo izindi imvugo yiyunze n'ishusho. Tuma gushaka uturemajambo twa buri zina rero. Dufite i, indomo ni i, duhere kubera ku mvugo. Indomo ni i, indanganteko imvugo nini ngari ndende na, hanyuma igicumbi bituka ku nshinga kuvuga, turategeka tuvuge vuga, hanyuma umusozo ni o. Tube turangije imvugo. Tugere ku ishusho rero. Ishusho dukurikije uko ijambo ryanditse, indanganteko indomo i yatakaye, indanganteko nayo ntigaragara, hanyuma igicumbi ni shusho. Shusho. Hanyuma tugatanga itegeko yuko na hinduka ma iri imbere ya va, tugasubirana imvugo shusho twari dufite. Inyandiko mvugo. Inyandiko mvugo turayikora gute? Dufite inyandiko, harimo amagambo inyandiko, tukagira no imizina inyandiko, tukagira n'izina rindi imvugo. Turabishakira uturemajambo dutera. Turabanza dushakire inyandiko. I, indomo ni i, indanganteko ni na, inyandiko nini ngari ndende, igicumbi gituka ku nshinga kwandika, turategeka tuvuge ngo andika, umusozo a tuwukureho, tubwo dushyireho o. Tube turangije gukora inyandiko. Hanyuma dukurikizeho imvugo. Nyandiko mvugo rero i yatakaye, hanyuma indanganteko ni imvugo nini ngari ndende, indanganteko ni na, igicumbi imvugo bituka ku nshinga kuvuga, turategeka tuvuge ngo vuga, umusozo ube o. Hanyuma kugira ngo usubirane inyandiko twa dufite inandiko nivugo. Kugira ngo usubirane inyandiko mvugo rero turatanga amategeko. Inyandiko iriya ya turayibona ari uko tuvuze ngo iki tegeko nayitanze nabi. Hari ibicumbi bifata ya mu nteko ya 10. Hari ibicumbi bifata ya mu nteko ya 10 kugira ngo dusubirane inyandiko. Hanyuma na igahinduka ma iri imbere ya va. Okay. Icyitonderwa rero, igihe ushaka uturemajambo tw'amazina y'inyunge, ugomba kubanza kumenya amazina abiri agize iryo jambo, uko ashakirwa uturemajambo, bityo akaremajambo utabonye ugakoresha ka kamenyetso kagaragaza ko ako karemajambo kadahari. Amazina afite inkomoko ku nshinga nk'uko nabikubwiye, ibicumbi byayo bishaka ukurikije ibicumbi by'inshinga akomokaho, nuvuga ngo biba bisa. Tujye ku itsinda rya kabiri cyangwa se ubwoko bwa kabiri bw'amazina y'urusobe. Amazina y'urujyano nshinga. Aya mazina abagizwe n'inshinga yiyonzeho icyuzuzo cyayo, bigakora izina rimwe rifite inyito yaryo. Nuvuga ngo dufite inshinga tukagira n'icyuzuzo cyayo. Ingero, dufite inshinga kurwana, tukagira n'izina ishyaka. Ni ukurwana iki? Ubwo iyo nshinga ikeneye icyuzuzo cyayo mbonera. Kurwana
ishyaka. Batuze umurwanashyaka bituruka ku nshinga kurwana ndetse n'izina ishyaka byishyize hamwe bigakora umurwanashyaka. Ubwo rero mu yandi magambo harimo amagambo abiri. Harimo umurwana hakazamo n'iki n'ishyaka. Kugira ngo ushaka intego z'iri jambo rero nuko ubanza ugashaka uturemajambo urabanza ukayacamo ibyo bice bibiri hanyuma ugashaka akaremajambo ka buri gice. Umurwana niyo tugiye guheraho. Indomo ni u, indanganteko ni umurwana munini muremure mugari, indanganteko ni mu. Hanyuma umurwana nk'uko twabivuze bituruka ku nshinga kurwana, urategeka uvuge ngo rwana, hanyuma umusozo ukaba a. Turangije gukora umurwana. Dukurikijeho ishyaka. Ishyaka rero dukurikije ijambo twa dufite umurwanashyaka. I ntabwo turi kuyumva, indomo ni i ariko yatakaye ntabwo iri kugaragara. Hanyuma ishyaka nayo ntigaragaza indanganteko, igicumbi ni shyaka. Tugasubirana umurwanashyaka twari dufite. Umutegarugori. Umutegarugori harimo amagambo abiri. Harimo umutega ndetse n'izina urugori. Aka gace umutega gaturuka ku nshinga gutega. Sibyo? Hanyuma ubwo turashakira uturemajambo twa buri gace. Indomo ni u, tuhereye ku mutega, indanganteko umutega munini mugari muremure, indanganteko ni mu. Hanyuma umutega twavuze ko bituruka ku nshinga gutega, turategeka kuko ari inshinga ndende tega, hanyuma umusozo tuwugire a. Turangije umutega. Hanyuma dukurikijeho igice cy'urugori. Urugori indomo ni u ariko mu by'ukuri ntihari, ntiri kugaragara bitewe n'imiterere y'ijambo twari dufite umutegarugori. Ubwo yatakaye, urashyiraho kara kamenyetso. Hanyuma indanganteko ni ru, urugori runini rurerure rugari ru. Hanyuma urugori ikigori ibigori. Hanyuma ubwo igicumbi ni gori. Dusubirane umutega rugori twari dufite, nta tegeko rihari. Aha, turebe ijambo izina umutekamutwe. Umutekamutwe harimo umuteka ndetse n'izina umutwe. Umuteka ituruka ku nshinga guteka. Ubwo turabanza dushakire uturemajambo umuteka. Dufite indomo ni u, indanganteko ni mu, umuteka munini mugari muremure, igicumbi turashingira ku nshinga guteka, tuvuge ngo teka, hanyuma umusozo ni a. Ubwo tugiye ku gice cyitwa umutwe. Umutwe indomo ni yatakaye ntiri kugaragara. Umutwe munini mugari muremure, indanganteko ni mu, umutwe ibitwe udutwe, igicumbi ni twe. Hanyuma dusubiranye umutekamutwe twa dufite, nta tegeko rigize gute rihari. Amazina y'urujyano nshinga rero ni ukuyashaka. Izina ryose baguha ugomba kubanza kuricamo uduce tubiri, agace kamwe k'inshinga ndetse n'akandi gace k'izina, hanyuma ugashaka uturemajambo ukurikije buri gace uko wagagashakiye. Okay, hari ikibazo uranyandikira kuri nimero WhatsApp iri aho ngaho kugira ngo nusheho kubisobanura neza. Hari aho ntari kugeza. Hanyuma niba wifuza ko nazabyigisha live rino somo, ukambwira ati dutegure live streaming, uzaritwigisha imbona nkubone tukubaze imbona nkubone, nabyo mwambwira mu cyifuzo tukazagyiga tukahana n'igihe cyo kuryiga. Aha, dufite amazina y'urujyano nshinga rero nuko ashakirwa uturemajambo. Dufite irindi zina ubwira kabiri. Harimo ubwira ndetse na kabiri. Harimo ubwira ni inshinga ituruka ku izina, ni agace katuruka ku izina ku nshinga kwira. Hanyuma tukagira n'ingera y'inshuro cyangwa se umugereka w'inshuro kabiri. Twibuke ko imigereka yo ntabwo isesengurwa. Imigereka ntabwo isesengurwa. Imigereka ntisesengurwa. Ubwira kabiri rero dufite ubwira bunini burebure bugufi, indanganteko ni bu. Inshinga rero ni ukwira, turategeka ira, umusozo ni a. Hanyuma duhite duterekaho umugereka udasesengura. Ingera idasesengurika yitwa kabiri. Kabiri ntabwo twayisesengura. Cyakora kiramutse ari ikinyazina nyamubaro twagisesengura tukabonamo ka ndetse n'igicumbi biri. Ariko dukurikije inyito y'iri jambo, kabiri ifite ubusobanuro bw'ingereka y'umugera w'inshuro. Ingera y'inshuro. Nubona hari uwaciyemo akandi karongo ntuzabigireho ikibazo, ubwo azaba yatekereje ko ari ikinyazina nyamubaro. Okay. Icyitonderwa rero
amazina y'urujyano nshinga agace ka mbere karyo kaba gafite inshinga karengurizaho ari nayo ushakira igicumbi ushingiyeho. Igice cya kabiri gishobora kuba izina mbonera ushakira uturemajambo ukurikije uko iryo zina rishakirwa uturemajambo, ushobora kuba ntera ubwo ushaka uturemajambo ukurikije uturemajambo ntera igira, cyangwa zikaba ingera y'uburyo ingera muri rusange. Ingera zikaba zidasesengurika urabizi. Rero icyo nacyo ugomba kucyitondera. Ubwoko bwa gatatu bw'amazina y'urusobe ni amazina y'utubimbura. Amazina y'utubimbura rero ni bwoko ki? Niri ni izina ryiyomekaho akandi karemajambo imbere y'igicumbi. Nivuga ngo ku gicumbi hiyomekaho akandi karemajambo hagakorwa izina rishya. Mu Kinyarwanda tugira tutubimbura, dufite akabimburanya. Urugero umunyarwanda, umunyaneza, umunyehirwe. Tukagira nyira, dufite nyiranshuti, nyiramana, nyirarukundo. Tukagira akabimbura nyiri, nyirimana, nyirubutagatifu, nyirubutware. Dufite akabimbura samvura, saruhara. Dufite akabimbura dufite semana. Dufite akabimbura rwinkuba, rwampara, rwamagana, rw'inkwavu. Tukagira kandi kabimbura mukamana, mukarukundo, mukantwari. Dufite kandi kabimbura gasoza kitwa tukagira mwene se cyangwa se mwene wabo. Dushobora no kugira mwene imana cyangwa se bene imana. Uko nutubimbura tugira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Tutubimbura rero ntabwo dusesengurika, utwandika uko turi, ntabwo ujya kudusesengura, twitwa utubimbura. Ubwo rero kugira ngo ushake uturemajambo tw'aya mazina bisaba kubanza gucamburamo utwo duce natwo. Niba tuvuze umunyarwanda, agace ka mbere ni umunya, ukongeraho izina u Rwanda. Ubwo umunya indomo ni umunya munini muremure mugari ni mu ndanganteko, hanyuma nya ntisesengurika nakabimbura. Ubwo tugiye noneho gushakira u Rwanda karemajambo. Noneho indomo ni ariko u Rwanda indomo yatakaye. U Rwanda runini rurerure rugari, indanganteko ni hanyuma igicumbi ni anda. Kimwe nuko wari wahita ashakamo akavuga ko u Rwanda rukoko ku nshinga kwanda, agacamo akandi karongo hariya umusozo akawugira byombi birakorwa bitewe n'urwego waba uriho, ariko byose birabashoboka. Umunyarwanda rero niko tubikora, uyigenduka wa iri imbere y'inyaje tugasubirana Rwanda yacu. Akabimbura nyira, dufite nyirarukundo. Ubwo urabanza ukureho nyira, hanyuma ushaka irindi jambo ryiyongeyeho. Ni nyira wongeyeho urukundo. Nyira ntisesengurika, urahita ushakira uturemajambo urukundo. Indomo yatakaye, hanyuma indanganteko ni igicumbi nituruka ku nshinga gukunda, kunda, hanyuma umusozo ni nta tegeko dufite hari. Nyiramana, nyiramana dufite nyira twongeyeho imana. Nyira ntisesengurika, imana nta ndomo nta ndanganteko, gicumbi n'imana, nta tegeko dufite hari. Akabimbura nyiri, nyirubutagatifu, dufite nyiri urabanza uyikureho ubundi ushaka irindi jambo byiyunze. Nyiri kongeyeho ubutagatifu. Dufite nyiri idasesengurika, ubutagatifu ndomo ni ariko yatakaye ntigaragara. Ubutagatifu nini bugari burebure, indanganteko ni gicumbi ni tagatifu, nta tegeko dufite. Nyiri imana nayo uko iri gukorwa ni kuriya, ni nyiri imana nayo ukasesengura ukurikije uko isanzwe isesengurirwa. Akabimbura ka kane ni akabimbura 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 gakunze kuboneka mu mazina y'ahantu. Amazina y'ahantu kaba gafite inyito yo kuba aho hantu habarizwa icyo kintu, sibyo? Aho hantu habarizwa icyo kintu. Niba tuvuze Rwamagana, ni amagana, ni ahantu habarizwa amagana menshi. Rwankeri ni ahantu hakunze kubarizwa inkeri nyinshi. Rw'imiyaga, ubwo ni ahantu hakunze kuba umuyaga. Ubwo urabanza ukuremo wongereho izina byiyunze naryo. Niba ari Rwamagana, urakuramo ndetse n'izina amagana.
Rwankeri harimo rwa ndetse n'iki n'izina inkeri. Rw'imiyaga harimo rwa ndetse n'izina imiyaga. Rw'inkuba uri kubyumva. Rwampara uri kubyumva. Rwabuye uri kubyumva. Ni rwabongeyeho iki? Ibuye. Ubwo rero uturemajambo uzadushaka ubanje gukuraho iriya rwa kwisesengura ni ru ndetse n'akabimbura a. Hanyuma ugahita ushakira uturemajambo ikindi gice gisigaye. Rwa ni rwamagana, harimo rwa ndetse n'amagana. Indomo rwa indanganteko ni ru, indanganteko ni ru, rwa ni runini rurerure, indanganteko ni ru, akabimbura ni a. Hanyuma tugategeka gusesengura amagana. Amagana dufite indanganteko ntayihari yatakaye. Hanyuma amagana manini magari maremare, indanganteko ni igicumbi ni ma. Hanyuma indanganteko ni ma, igicumbi ni gana. Kwamagana rero tugasubirana u hinduka wa imbere y'inyajwi, tugasubirana wa. Twari dufite Rwankeri ni ru a, indomo ku nkeri ntayihari, indanganteko ni na, inkeri udukeri bukeri keri. Rw'imiyaga ni kuriya biri gukorwa ni ru a imiyaga, indomo ya irahari kuko dufite rwi, indomo ni i imiyaga, imiyaga minini miremire migari migufi, indanganteko ni mi yaga biyaga utiyaga. Tugasubirana rw'imiyaga. Hanyuma irindi tegeko ririmo hariya ntanditse a iraburizwamo iri imbere y'inyajwi kugira ngo dusubirane rw'imiyaga. Akabimbura ka. Akabimbura ka nako gakunze kuboneka mu mazina y'abadamu, amazina bwite y'abadamu. Rufite muka ndetse urukundo. Muka rukundo, mukamana, mukamana, muka rukundo. Iriya ka ntisesengurwa rero, urabonamo ijambo muka ubanza uyisesengure, indanganteko ni mu, ndakabimbura ka. Hanyuma utusesengura n'irindi zina rikurikiyeho. Urukundo ni kuriya twabonye rusesengurwa. Akabimbura se. Se ntabwo isesengurwa. Niba tuvuze semana dufite se idasesengurwa, hanyuma dukurikizaho imana uburyo isesengurwa. Nta ndomo nta ndanganteko, gicumbi ni mana. Niba tuvuze sebukwe harimo se, harimo n'izina ubukwe. Se ntabwo isesengurwa. Ubukwe indomo yatakaye, indanganteko ni ubukwe bunini burebure bu. Hanyuma igicumbi ni ko. Kubera iki? Inshinga ni ugukwa. Kubera ko inshinga ari ugukwa ikaba ari ngufi, turashaka igicumbi dushaka iki? Dushyize mu mitakari iyo nshinga mu n'ingenga ya gatatu, nk'uko nayo gusobanuriye muri video yatambutse yigisha uburyo bwo gushaka uturemajambo tw'inshinga. Ubukwe rero igicumbi cyayo ni ko, hanyuma umusozo ni e. Hanyuma ubwo tugasubirana sebuko hanyuma o igahinduka wa iri imbere y'inyajwi, turasubirana sebukwe. Niba ari sebuja ni se ugasesengura n'ubuja, ubwo nuko bimeze. Akabimbura kandi gakurikiyeho ni sa. Iriya sa nayo ntisesengurwa, urabanza uyandike hanyuma usesengura irindi zina rikurikiyeho imvura ukurikije uturemajambo uko dushaka. Samvura dore uko bisesengurwa ni kuriya. Indanganteko ntayihari, indomo yo kumvura ntayihari, indanganteko ni na, igicumbi ni vura. Hanyuma na igahinduka ma iri imbere ya va. Akabimbura gaheruka utundi ni ene, kaba kagaragaza ko iwo wavuzwe ni nyiri kanaka. Mwene wabo ni mu. Ene urayandika uko yakabaye, ntabwo isesengurika. Hanyuma wawo harimo igicumbi, harimo ikinyazina ngenera wa ndetse n'ikinyazina ngenga bo. Byo murabishakira uturemajambo ukurikije uko ibyo binyazina bishakirwa uturemajambo. Wa ni u a, bo ni ba o. Ubwo ugatanga amategeko atuma usubirana mwene wabo. Hanyuma mwene se ni mu ene. Hanyuma se uko isesengurwa nta ndomo na ndanganteko, igicumbi ni se. Ugasubirana mwene se ugendika wa kugira ngo usubirane mwene se. Nguko uko dushaka uturemajambo tw'amazina y'urusobe ariko ari mu rwego rw'amazina y'utubimbura. Ese hari ikibazo, igitekerezo, wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukanyandikira muri comment ukambwira ikitasobanutse cyangwa icyanozwa.
twihute. Amazina akurikiyeho ni amazina y'imisuma. Aya mazina akorwa hafashwe izina mbonera hakongerwaho akandi karemajambo inyuma y'igicumbi ukarema irindi jambo rifite inyito rishya. Mu Kinyarwanda tugira imisuma ikurikira. Dufite umusuma kazi bigaragaza ko ari igitsina gore. Azi, umusuma ugaragaza gusuzugura no gutesha agaciro. Rume ni amazina sano, ni imisuma sano. Rume, kuru, kuruza ndetse na senge, aya ni imisuma igaragaza amasano. Niba dufite umugabe, tugira umugabe kazi. Urafata umugabe umusesengure, kazi nturi bugisesengure. Igicumbi ni ukugaba. Umugabe turuka ku nshinga kugaba, hanyuma umusozi ukaba umugabe, hanyuma igicumbi ni kazi, musuma kazi ntusesengurwa. Umwami kazi, urasesengura umwami wongereho kazi bisanzwe. Azi nawe ni umusuma ukoreshwa mu gusuzugura, ugafata izina ukongeraho azi ukaba urisuzuguye. Igitakazi, ubwo ni igitaka cya nta kigenda. Igitakazi urasesengura igitaka hanyuma wongereho azi. Umugabazi nubwo ni umugabo wa nta kigenda nyine. Umugabo urabanza usesengura umugabo wongereho azi hanyuma utanga itegeko iraburizwamo iri imbere y'inyajwi kugira ngo dusubirane. Umugabazi twari dufite. Umusuma rume, dufite marume harimo amagambo abiri, harimo mama, harimo n'umusuma rume. Mama uko tuyisesengura, iyo tuvuze marume, iriya ma kubera ari imwe ni impindurarwego, ni iyindi shusho ya mama. Ubwo ma urayandika ukwayo, ni mama, nta ndomo nta n'aganeko, igicumbi ni ma, uhita ukubitaho uriya musuma rume. Noneho igice cya gatanu, ubwoko bwa gatanu tugiye gukurikizaho ni amazina y'impindurarwego. Amazina y'impindurarwego ameze ati: aya ni amazina cyangwa se urujyano rw'amagambo rugizwe n'andi matsinda y'amagambo ahindura urwego yari ariho, ahindura ubwoko yari arimo akaba amazina. Niba turaje tubirebe, yari inshinga ikarangira ahindutse izina. Amazina menshi twitwa nk'abanyarwanda nuko ateye. Ugasanga umuntu afite izina ariko ugasanga ni interuro nzima yujuje ibyangombwa. Ni interuro ifite iruhamwa, inshinga n'icyuzuzo. Amazina menshi nuko ameze. Ugasanga yari interuro isanzwe ariko igasanga ahinduye urwego yitwa amazina. Aboneka mu mazina bwite. Dufate urugero, niba tuvuze kwibuka, si inshinga iri mu mbundo, ariko tuzi abantu benshi bitwa bakwibuka. Ntabwo iba ikiri inshinga rero, iba yiswe izina. Kwibuka ni kuri wayisesengura. Irambona ni inshinga itondaguye, kandi ariko tuzi abantu benshi bitwa ba irambona. Aba irambona rero yitwa amazina bwite, ariko mu by'ukuri mu miterere y'iryo jambo ni inshinga itondaguye. Ubwo rero ayo mazina yitwa amazina y'impindurarwego. Uwamariya ni ikinyazina kiri kumwe n'izina. Ikinyazina ngenera ndetse n'izina Mariya. Uvuga kugira ngo usesengure nuko ngomba kumenya gusesengura uwa aricyo kinyazina ngenera ndetse n'izina Mariya, ukamenya kubisesengura. Ni kuriya rero wabigenza. Sibomana rero ni inshinga iri kumwe n'ikinyazina kandi iri kumwe n'izina. Ni inshinga nkene si iri kumwe n'ikinyazina ngenera bo ndetse n'ikinyazina ngenga bo ndetse n'izina Imana. Ubwo rero urabanza usesengura ibyo byombi. Ugomba kubanza gucambura ibyo byombi. Bifite inshinga si idasesengurika. Dufite n'ikinyazina ngenga bo isesengurwa nk'aba na o. Bo dusesengura ni ba na o. Hanyuma tugatekurikizaho uturemajambo tw'Imana ukabikora kuriya. Ibi rero yitwa amazina y'impindurarwego. Aba yahinduye urwego yari arimo agahinduka amazina bwite. Itsinda duherukije cyangwa ubwoko duherukije bw'amazina y'urusobe ni amazina ahujwe n'ikinyazina ngenera. Aya rero ni amazina y'urusobe agizwe n'amazina abiri yunzwe n'ikinyazina ngenera. Ayo mazina abiri yunzwe n'ikinyazina ngenera ariko ntagira inyito ebyiri, agira inyito imwe. Ubwo nubwo abagizwe n'amagambo abiri, ayo mazina aba yarabaye inyumane agahora ari indatana. Ntabwo wayatandukanya, ni izina nyine rimeze gutyo. Dufate urugero, insina z'amatwi. Icyo ni igice cy'umubiri kizwi cyitwa gutyo, ntabwo yakwitwa insina
ngo ni mwanya witwa amatwi. Turi kumwe? Ubwo rero iri ni izina rimwe ariko urabona ni amazina abiri yunzwe n'ikinyazina ngenera ariko akaba akoze izina rimwe ryifite inyito yihariye. Harimo amazina insina, harimo n'izina amatwi yunzwe n'ikinyazina za, bikaba insina z'amatwi. Ubwo rero utesengura ute? Urasesengura insina, usesengure za ndetse unasesengure amatwi ukwaye. Ubikore kuri iyi insina zi amatwi ni kuriya wabisesengura. Inkondo y'umuro, urasesengura inkondo, usesengure ya, usesengure n'umuro. Iri ni izina rimwe. Ndabashimiye rero cyane ko mwakurikira isomo, ryari rirerire ariko ryari ingenzi. Subira inyuma aho utumvise wongere usobanure, wongere usubiremo wumve neza uko nahavuze. Hanyuma aho uragira ikibazo unyandikire kuri nimero ya WhatsApp cyangwa se muri comment kugira ngo urusheho gusobanurwa gukirwa neza. Nizere ko niba wakurikira neza iyi video ushobora gusubiza ibibazo. Ikibazo cya mbere cyangwa ubwoko bw'amagambo aciye akarongo mu nteruro zikurikira. Urwego rw'ubutegetsi. Ubutegetsi ni irihe zina? Iriya ni izina mbonera. Kubera iki ni izina mbonera? Kubera ko twashakira uturemajambo dutatu. Hanyuma abanyarwandakazi ni izina ry'urusobe ariko riri mu bwoko bw'iki? Ririmo mu bwoko bw'imisuma ndetse no mu bwoko bw'akabimbura. Harimo akabimburanya hakaba n'umusumakazi, byombi birimo, ariko muri make bavuga ko ari izina ry'iki? Ry'urusobe. Inzirakarengane ni izina ry'urusobe riri mu bwoko bw'iki? Bw'urujyano nshinga. Kubera iki? Harimo inshinga kuzira, harimo n'icyuzuzo cyayo akarengane. Dutahuye amazina ari mu y'urusobe ari muri izi nteruro, ubuyobozi bufite igenamigambi. Mbwira nawe izina wabonyemo ryiza bwihutisha iterambere. Harimo aya mazina, harimo igenamigambi, reka ngukopeze, harimo n'iterambere. Igenamigambi harimo ni izina ry'urujyano nshinga, harimo inshinga kugena ndetse n'imigambi. N'iterambere harimo inshinga gutera ndetse n'ingereka n'indangahantu imbere. Turi kumwe? Indangahantu imbere. Abanyamahanga ni izina ry'urusobe ndetse n'indangagaciro naryo ni izina ry'urusobe. Umukoro usigaranye ni uwo gukora iriya myitozo iri hasi yo gushaka uturemajambo, hanyuma ukambwira uburyo byakorwa, hanyuma byangombwa ukanyandikira kuri WhatsApp ukanyohereza ibisubizo wakoze. Nahita rwose nkubwira ati kabisa isomo waryumvise. Ndagushimiye cyane ko wakurikiye iri somo. Ryari rirerire ariko shobora ko ryari ingenzi cyane ku bantu biga ururimi rw'ikinyarwanda mu mashuri yisumbuye ndetse no mu mashami y'indimi mu mashuri icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye advanced level. Ndagushimiye ko wakurikiye video yacu. Ndagushimiye yuko wayisangije bagenzi bawe mwigana cyangwa se mwigishanya. Ndagushimiye yuko wakoze like kugira ngo twereke ko wakunze ibyo twakoze. Ndagushimiye yuko ugiye kwandika muri comment ukifuza igitekerezo n'isomo wifuza kwiga mu rurimi rw'ikinyarwanda, igiswahili cyangwa se icyongereza. Ndagushimiye ko wakoze subscribe. Ndagushimiye yuko ugiye kubibwira n'abandi ko hari umuyoboro wa YouTube witwa Language Booster TV uri gucishwaho amasomo y'ingenzi cyane ari gufasha abantu benshi. Comment ndi kugenda nzibona, hari abanyandikira WhatsApp, hari abanyandikira hano muri comment. Ibitekerezo byanyu ndenda mbibona kandi nzi yuko hari abantu batari bake ndi kugenda mfasha kandi nzakomeza kubafasha. Nicyo niyemeje. Tuzasubira ubutaha mu isomo rishya.